usubwambira ubimbwiye byo guhunga. Oya none se ko ari we mugabo dufite hano mu rugo kandi ukaba ureba umutwe wose w'ikibazo uri ku mutwe wawe? Ndabizi neza ko byose biri ku mutwe wanjye, ariko ngomba kubyirengera nk'umugabo. Uguze neza nk'umugabo, ngomba kubyirengera nk'umugabo. Ese uri gupanga iki? Ni iki kintu uri gupanga gishobora gutuma bikurengera? Ntumbwiye ko iribagiza ngo bamuhaye umuti isaha n'isaha yakanguka agahita yibuka ibintu byose? Byihorere, ngiye gutega umutego. Umuntu wese wagize uruhare muri izi aferi zo gushaka ibibagiza umuti akirukanka akawugeza hariya akagera nawe awunywa, mu gihe gito ukaba wakumva ngo yakangutse, uyu mutego ugomba kumushaka. Uzi neza uzi ko imipango yose yadushiranye ni icyo ubitse. Fabien, wanyemereye ukaba ndetse ugatua nkabanza nkabitegura. Ndabizi nta kintu naguhisha, ariko ndemera hari ibintu ndimo gupanga, hari umutego ndimo gutega neza. Mbabarira mbanze nkushyire ku murongo neza, nimara kubisetinga neza ndaza kukugezayo gahunda kandi uzasanga ariyo. Nzi neza yuko uzavuga uti ako kantu ni kazima. Ruge, ntabwo nshyizweyo. Gute? Ndabizi ko ufite imipango, ariko ntabwo umbwiza ukuri nk'uko ubivuze. Hari bakubitse. Oya. Kandi ibyo banga nibyo uwo mutego ugiye gukoresha. Urabizi ko ubwonko bwanjye bukora mu buryo bwihuse. Ntabwo naguhatiriza ngo umbwire, ariko nibure uwo mutego ubutege neza bikwiye, ntazagire uwusimbuka, kuko ho byaturangiranye pe. Fabio, abanyarwanda baravuga ngo shira mu gacuma haryoha ururaye. Shira mu gacuma? Haryo uruki? Erega ujye wigira nk'umwana kandi mbona nawe ukecuye. Ibibazo byaragukujije no gutekereza cyane. Shira mu gacuma haryoha ururaye. Bifite gaciremo rero bya nyabyo. Byihorere. Nutabafata bakawugwamo bari abantu bose, iriya sheni yose ubona n'akari akagabo k'akadogiteri. Ariko si utekereza ko batabiri inyuma niba ari abantu bahura mukobwa umuti? Erega babi nibariye kandi imipango yose nibo bayizi. Oya, bariya nibo batwirimburira, kuko kamarade urukora rwose Gitera ntabwo aruzi impamvu yaje. Gitera ndamuzi. Ntabwo umuti ntabwo wizanye ngo ugere kwa Nkubito, sibyo? Ariko wibuka ko nubwo bagiye kurwanira uwo muti ibyo ari byo byose bari bose bari bazi umuryango wacu, haba ari Emilia, bari kamarade. Reka buri abanzi bacu nyamukuru ni kamarade na Emilia. Nibyo nakubwiraga nyine. Byihorere. Byihorere gusa hajya kagahungu muracyavugana kaho gakora. Amakuru arayamakugiye. Inekera neza umenye niba iribagiza gisinzire cyangwa yarakangutse. Kunzi wa filime ya Musa, none uko Rugema tubonye muri episode irangiye harimo abaza iribagiza nimba wa mwana ukora kwa Bacyusa akimukorera akimunekera. Byose tugiye kuba twabirebera hamwe icyo Rugema ashaka kuba yakora. Abantu babashe kuba baha umuti wa kabiri iribagiza, abantu babigizemo uruhare byo bose. Rero nimba tubashe kuba twagenana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyana aho hasi muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cye. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima. Turaza kubabwira n'uburyo iribagiza ameze, se araza kuba yakanguka nabyo uraza kuba wabimenye. Ese kamarade na Emile wo nayahe mabanga uyu musaza atarababwira andi mabanga agumye abahisha, nayo turaza kuba twayareba. Rero ni ibintu byinshi twabashe kuba twabona muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese Rugema we kuki akomeje kuba yaca iribagiza kuba yagera hano mwa runo rugo ngo atazongera kuba yahinjira, ndetse na musaza we twabonye ko yabashe kuba yatanga
amategeko hariya iwe, byose nabyo tugiye kuba twabireba. Rero nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo turebe ko kuri uno munota turi kumwe n'abantu, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, n'abantu bifuza ko mama Iribagiza noneho twamuzana muri ino filimi. Nimba wifuza ko kubona mama Iribagiza kubera ko we atigeze apfa, jyaho hasi muri comment uvuge ati ndamushaka kubera ko mama Iribagiza arahari, ariko abantu ni mwebwe muraza kuba mwabihitamo nimba yaza kuba yakina hano muri ino filimi. Rero ni ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba byagumye bishimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira, kubera ko hari ibintu byinshi twabashije kuba twabona, kandi iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru yose kuri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza urikandeho kugira ngo tuze gukomezanya ibintu bimeze neza. Ese ibintu biraza kuba bigana hehe? Nimba ubashe kuba wagera hano ukaba wabashe kuba wareba filimi Inzira y'Umusaraba ukaba wabonye ibintu byagiye biyizamo, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, n'abantu bifuza ko Iribagiza muri episode y'ejo noneho twamuzana, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwavuga ati Iribagiza abyuke abashe kuba yakanguka yibutse. Ese Iribagiza namara kuba yakanguka Rugema we ibyo biraza kuba byagenda ute? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ese Iribagiza we azakora iki kugira ngo Rugema atazica abantu bose bagize uruhare mu kuba bamuha umuti wa kabiri? Nabyo turaza kuba twabireba, kandi twamaze kubona ko Rugema ibi bintu byose ari kubikoreshwa n'ubwoba. Ese musaza wa Iribagiza we ari gutegura iki Iribagiza aramutse akangutse agakanguka yibutse buri kintu cyose? Nabyo tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero kora subscribe hano kuri ino channel kugira ngo tubashe kubana ibintu bimeze neza, tubashe kuba twareba iyi episode ibintu biraza kuba byakurikira, kandi ibitekerezo byawe ni ingenzi kugira ngo bizabashe kuba byaza hano muri ino filimi by'uburyo ugenda ubonamo iyi filimi, ukabasha kuba watanga n'ibyo ubona bitagenda neza. Rero ni ibintu byiza twagiye tubona hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba byabashije kuba byashimisha abantu benshi, aho twabonye ko Rugema muri episode yarangiye yari arimo atanga amategeko hano muri uno muryango we, arimo avuga ati nibabona uriya mukobwa Iribagiza agarutse hano mwa runo rugo batazabasha kuba bamukingura, Iribagiza atazongera kuba yarenga iriya gate. Rero uri kumva ko Rugema ibi bintu byose ari kubikoreshwa n'ubwoba, kubera ko yari yakusanyije umuryango we harimo Safina ndetse na Fabiola n'uriya mukobwa Isimbi, kubera ko Nyiranambara we yabashije kuba yagenda, yagiye kuba yajya mu butumwa bw'akazi. Rero yari arimo abaha amategeko akaze cyane, avuga ati ntihazagire umuntu ubona Iribagiza ndetse na musaza we ntibazongere kuba bakinjira hariya hantu. Ese kubera iki Rugema ari gukora ibi bintu? Kandi twamaze kubona ko uriya mugore Mama Kanyana we ibi bintu atabishyigikiye, kubera ko umugore wa kabiri wa Rugema Mama Kanyana we yamaze kuba yamenya ko hano ari mu mitungo yaba Iribagiza, batagomba kuba babuza Iribagiza ndetse na musaza we kuba baza hano kandi ari iwabo. Ahubwo Rugema nyuma y'iminsi mike Iribagiza namara kuba yakanguka araza kuba yasohoka hano mu iyi mitungo kugira ngo ihabwe ba Iribagiza, kubera ko Iribagiza namara kuba yakanguka ntago Rugema ibintu biraba bikimubereye byiza, ahubwo we aratangira kuba yakangara. Niyo mpamvu afite ubwoba, ari gushaka abantu bahaye Iribagiza umuti wa kabiri ababigizemo uruhare. Ese ashaka kuba yabakoresha iki? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe, ariko murabizi mwese ko Rugema ari umugome mubi cyane. Rero abantu batangiye kuba bakeka icyo Rugema agiye kuba yakoresha aba bantu bahaye umuti wa kabiri Iribagiza. Mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu, ubundi turaza kuba twamubabwira. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigaragara muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba biri kugenda bishimisha abantu benshi. Rugema murabona araza kuba yakora iki? Jyaho hasi muri comment rero ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe ku muntu waba warafashije Iribagiza ko yabona umuti wa kabiri, yuko Rugema twabonye ko arimo amuhigira. Rero ntago Rugema ari iki gikorwa cyiza araza kuba yakora, ariko ndaza kuba nakikubwira. Rero nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi ni ibintu byinshi dukomeje kubona biri kugenda biranga iyi filimi yacu, biri kugenda bishimisha abantu babasha kuba bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko Rugema ibintu noneho bitangiye kuba byamutera ubwoba kuba Iribagiza agiye kuba yakanguka
rugema nicyo cyatumye ashyiraho amategeko mu rugo rwe, noneho akaba arimo gushaka noneho no kuba yakubwira uriya mwana ukora kwa Cyusa hari ibintu ashaka kuba yamuha. Ese Rugema we ashaka kuba yamuha ibiki kugira ngo azahe Iribagiza? Byose turaza kuba twabirebera hamwe, ariko abantu bifuza ko noneho Iribagiza yakanguka muri ino episode, mujye aho hasi muri comment muvuge ati dushaka Iribagiza, kubera ko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe naryo uri kandi ni ibyishimo gusa kuba twarabonye ko Iribagiza ari papa we wapfuye, mama we akiriho, ari umugore wa gatatu wa Rugema, umugore Rugema atungiye ahantu mu cyaro. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Abantu bemera ko Imana ikore ibitangaza ikabasha kuba yahindura ibintu, nibajye aho hasi muri comment bandikemo amena, kubera ko twe tuzi ko mama Iribagiza yapfuye, ariko abashe kuba ariho, ari umugore wa gatatu mu cyaro. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, bigiye kuba byarushaho kuba byaba byiza, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ibyo biwe bigiye kuba byarangira, kuba Iribagiza yakanguka byonyine Rugema ibyo bizaba birangiye. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza biri kugenda bigarukamo, biri kugenda bishimisha abantu benshi, nkaho twamaze kuba twabonamo muri episode yarangiye. Se uyu musaza wa Iribagiza we yaraje kuba yakora iki hano kwa mama Cyusa? Rero nta kindi cyari kimuzanye, abantu bibazaga iki kibazo. Yaraje kuba yareba nimba Iribagiza ari muzima, nimba Iribagiza yakangutse, ariko yasanze Iribagiza atarakanguka. Rero niyo makuru yaraje kuba yabaza uyu mudamu mama Cyusa, kandi twamaze kubona ko mama Cyusa ari umuntu ukunda Imana, ari umuntu ubasha kuba yavugisha ukuri. Rero yararimo amusobanurira uburyo Iribagiza yanyweye umuti wa mbere akabasha kuba yasinzira, arimo amuha icyizere cy'uko n'umuti wa kabiri araza kuba yakanguka. Rero uri kumva ko nk'abantu bizera Imana cyane bakaba bikundira uyu mugore mama Cyusa, mujye abo hasi muri comment mubashe kuba mwashyiramo ibitekerezo byanyu, kubera ko twamaze kubona ko uyu mugore mama Cyusa agira abantu inama atitaye ku muntu umugannye uwo ari we wese, abasha kuba yamugira inama, kandi ni umuntu ukunda Imana cyane, akunda kuba yasenga. Niyo mpamvu muri kugenda hano mubonamo amasomo menshi ari kugenda atanga ingero z'uburyo agomba kuba yasenga mu izina rya Yesu, Iribagiza azabasha kuba yakira. Ese Rugema we ibyo biraza kuba byagana he? Kubera ko afite imipanga itari myiza yo kuba yahohotera buri muntu wese wagize uruhare mu kuba Iribagiza yaranyweye umuti wa kabiri. Rero nta wundi muntu Rugema ari kwikoma, n'uriya musaza papa Kamarade ndetse na Emile n'uri na Kamarade, bose ari kubikoma kubera ko ashaka kuba yakora ikintu kitari cyiza, ashaka kuba yajya kwihorera. Uri kumva rero ko Rugema ibyo bitagiye kuba byamera neza, kubera ko ashaka kuba yakica uriya musaza dogiteri. Uri kumva ko Rugema rero ibintu atangiye kuba yakora ntago ari ibintu byiza hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko Rugema ibintu arimo, kubera ko niwe wakoze ibyaha, niwe wakabaye arimo arabizira, ariko Fabiola we yari arimo amugira inama y'uburyo bashobora kuba babigenzamo kugira ngo Rugema atongera kuba yakica undi muntu, kubera ko Rugema atangiye kuba yagira ubwoba, ashaka kuba yakongera kuba yakora andi maraso. Rero Fabiola yamugiraga inama yo kuba yakihungira, akabasha kuba yagenda akava hano mwa runo rugo akajya gushaka ahandi aba yibereye, Fabiola akazasigara abikurikirana ibye. Rero nicyo kintu kiri gutuma Rugema atabasha kuba yagenda, ariko Fabiola inama yarari kumuha ni inama ya nyayo, kubera ko Iribagiza yaraza kuba yakanguka agasanga Rugema yaragiye. Uri kumva Rugema naho bari kumukura, ariko Rugema yanze kuba yagenda, ahubwo ashaka kuba yatuma uriya mukozi ukora kwa Cyusa, uriya musore unekera Fabiola amakuru, akabasha kuba yayamuzanira ku gihe. Rero Rugema ni imipango yapanze, ni agatego yateze Iribagiza kugira ngo ntabasha kuba yakanguka, kubera ko yamaze kuba yamenya ko kwa Cyusa hari umuhungu uzanira amakuru Fabiola. Rero hari ibintu ashaka kuba yamuha ntibabagwe neza, kubera ko ashaka kuba yakica uriya muryango wo kwa Cyusa wose, kubera ko hari ibintu ashaka kuba yaha uriya muhungu n'uburozi. Rero nta kindi kintu Rugema yaba yifuriza uriya muryango wo kwa Cyusa n'uburozi, kugira ngo babashe kuba bapfa, Iribagiza nawe apfireyo, kubera ko Iribagiza twamaze kubona ko yiryamiye kwa Cyusa ariho yabashe kuba yanywera umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko Rugema
ari ibintu bibi cyane ari gukora. Rero abantu batishimiye ibintu Rugema agiye kuba yakora, mujye aho muri comment mubashe kuba mwabyamagana, cyangwa abantu bifuza ko Rugema uyu mugambi we awugeraho. Ibitekerezo byanyu bari ingenzi hano kuri ino channel, nibyo duheraho tubakorera izindi video z'uko mugenda mubona ibitekerezo, ukaba waratanze igitekerezo ukaba nakije hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Nibyo tugenderaho rero, abantu bifuza ko Rugema atakora ibi bintu mujye aho hasi muri comment, n'abantu bifuza ko Rugema yaroga uriya muryango wo kwaba Iribagiza ndetse no kwacyusa wose ugashira, kubera ko Iribagiza asigaye yibera kwacyusa. Uri kumva bose abashe ko yabaroga biciye muri uriya muhungu uzanira amakuru Fabiola, ntabwo byaba ari ibintu byiza. Rero abantu tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, mujye aho hasi muri comment mutangemo ibitekerezo byanyu, kandi nubona kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo dukomeze kuba twabana ibintu bimeze neza, kubera ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha, itangiye kuba yagera ahantu hashimishije cyane, itangiye kuba yatungura abantu benshi, kubera ko ibintu Rugema na Fabiola noneho bagiye kuba bazana ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko bitunguye abantu kuba Rugema ashaka kuba yakica uriya muryango wo kwaba Iribagiza wose, ndetse akica kamarade na Emile ndetse na Dogiteri, kubera ko aribo bagize uruhare mu kuba baha Iribagiza umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko Rugema ibyo bitazabasha kuba byamukundira, kubera ko twabonye ko Iribagiza ndetse hano kwa Mama Cyusa ni abantu basenga Imana cyane, ni abantu bakunda Imana, ntago Imana yabyemera ko bagira. Nimba nawe wizera ko Imana ikora ibitangaza, Rugema iyi mipango yatangiye kuba yapanga n'izacemo, jyaho hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko Rugema ibintu ari gupanga bigiye kuba byamufana, ntago birabasha kuba byamuhira, kubera ko Rugema ibi bintu atangiye kuba yakora ntago ari ibintu byiza, kandi kuba yafashe umuryango we akabasha kuba yawicaza ahantu hamwe, akabasha kuba yawuha amategeko y'uko Iribagiza na musaza we batazigera bakandagira hano mu ino nzu. Uri kumva ko nabyo ari ibindi bintu byatangiye kuba byatungura abantu benshi, kubera ko hano Rugema muri ino nzu ahantu aba ni mu mitungo yaba Iribagiza. Ni gute rero yabuza Iribagiza ko yakinjira hano muri ino nzu? Kandi twabonye ko uriya mugore Mama Kanyana we ibintu bye atangiye kuba yabitera umugongo, kubera ko Mama Kanyana atagishaka kuba yakumvikana na Rugema ku mipango ye afite, kubera ko Rugema nta mipango myiza afite. Rero uri kumva ko uyu mugore Mama Kanyana nawe atangiye kuba yakora ibintu byiza hano muri ino filime. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment tubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu badukurikiye. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi ni byinshi biri kugenda bigaruka hano mu nzira muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko twabonye ko Papa Kamarade ndetse na Emile hari indi mipango barimo barapanga, kubera ko uyu musaza Papa Kamarade hari amakuru menshi atabashije kuba yabwira Emile na Kamarade. Rero iki nicyo gihe ngo abashe kuba yababwira. Ese nawe wifuza ko yabasha kuba yababwira aya makuru meza abafitiye ari kugenda azana mu byiciro? Rero nimba wifuza ko uyu musaza Papa Kamarade yabasha kuba yabwira Kamarade ndetse na Emile akabasha kuba yababwira amakuru mashya yandi afite, jyaho hasi muri comment ubivuge, kubera ko tugiye kuba twabirebera hamwe byose. Kandi ni byinshi biri kugenda bigaruka hano muri ino filimi byabashe kuba byashimisha abantu, kubera ko twabonye ko Papa Kamarade yari arimo abwira abantu basore we uburyo yatangiye kuba yabona Rugema ibintu ko yakoze atari ibintu byiza, Rugema agiye kuba yakomongana. Nibyo Kamarade na Emile bari barimo baganira hano, barimo bavuga uburyo Rugema ibintu yakoreye Iribagiza bitazabasha kuba byamuhira, ahubwo agiye kuba yabihanirwa, agatangira kuba yakomongana nawe, agatangira kuba yajya kuba ku gasozi nk'abandi bose. Kandi Iribagiza namara kuba yakibuka ibintu byose Rugema imipango ye afite, kubera ko itarigera icamo yo kuba yakica buri muntu wese wagize uruhare mu guha Iribagiza umuti wa kabiri, kubera ko niyo mipango Rugema afite yonyine. Uri kumva ko ibyo bigiye kuba byamufubanira Iribagiza namara kuba yagera hanze ibintu bizaba bimeze bite, byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba umaze kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, nkanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kubera ko ni ibintu biri kugenda bitungura abantu hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Ni ibintu byinshi byagiye biyigarukamo, kandi abo twabonye ko Rugema ndetse na Fabiola bafite imigambi itari myiza yo kuba
bakora buri kintu cyose cyatuma Rugema atamenyekana ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, kandi twebwe twamaze kuba twabibona aho Rugema ikintu kiri kugaragaza ko afite ubwoba bwinshi cyane, nuko yatangiye kuba yagira ubwoba ko Iribagiza ndetse na musaza we baza hano mwa runo rugo bafite ikintu kibazanye. Nibwo bwoba bwa mbere Rugema afite, kubera ko Iribagiza na musaza we rero nibabasha kuba bakanguka, uri kumva ko musaza we afite nawe amakuru kuri Rugema makeya, niyo mpamvu ubona nawe aza yikoma Rugema ariko ntihagire ikintu amubaza kubera ko nta bimenyetso afite. Ariko Iribagiza namara ko yakibuka, yamara kwibuka ikintu byamubayeho byose, agahita yibuka n'amagambo kamarade na Emile bamubwiye ko Rugema ariwe wishe ababyeyi be. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba birahita biba ibindi, kandi twabonye ko uriya musaza papa kamarade yabagiriye inama y'uburyo bagomba kuba bakitwara mwa bino bihe Iribagiza mu gihe agisinziriye. Ariko abantu bifuza ko Iribagiza akanguka kuri episode y'ejo, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwabisaba, kubera ko abantu benshi tugendera ku bitekerezo byabo, kandi nimba tubashiye kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko ni ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba biri kugenda bishimisha abantu benshi, kandi iyi filimi tugenda tuyifatiramo amasomo akomeye cyane, aho twamaze kuba twabona ko Rugema ndetse n'uyu mukobwa Fabiola bashaka kuba bakica buri muntu wese wagize uruhare mu rupfu mu kunywa umuti kwa Iribagiza. Kandi twabonye ko uyu musaza papa kamarade hari andi mabanga atarabasha kuba yabwira ba kamarade, agikeneye kuba yababwira, ariko bagitegereje ngo Iribagiza abanze yibuke. Se Rugema mubona imipangu ye izagerwaho? Byose nibyo turi kugenda turebera hamwe. Ese mama Cyusa we kuki agomye kuba yakizera ko uriya musore wa musaza wa Iribagiza kuki akomeje kuba yamwizeza ko Iribagiza agiye kuba yakanguka vuba, kandi twebwe twamaze kubona ko umuti wa kabiri yabashe kuba yawufata ariko ntabwo arimo arakanguka. Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Niba tubashiye kuba twagerana kuri munota tukiri kumwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko iyi filimi iri kugenda igana ahantu haryoshye cyane. Rero abantu bari kubona ko iyi filimi igiye kuba yarangira igeze ahantu haryoshye cyane, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu by'uburyo muri kugenda muyibona, kubera ko ni byinshi biri kugenda biyigarukamo, biri kugenda bishimisha abantu benshi, aho twamaze kubona ko uriya musore ukora kwa Nuza kwa Cyusa arimo aganira na musaza wa Iribagiza. Ariko nubwo uriya musore arimo aganira na musaza wa Iribagiza, ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko uyu musore Rugema agiye kuba yamukoresha akabasha kuba yarimbura uyu muryango wo kwa ba Cyusa wose, Rugema akazarimbura na ba kamarade. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi cyane Rugema arimo ategura hano muri no filimi yacu. Rero urabona ko ari ibintu byinshi bibashe kuba byaranga iyi filimi. Niba ubashe kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kandi nimba wifuza ko twakuzaniramo mama Iribagiza ubashe kuba wabivuga aho hasi muri comment, cyangwa Iribagiza ejo ku munsi w'ejo araza kuba yakanguka. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza ejo turaza kuba twamubona yabashe kuba yakanguka yibutse buri kintu cyose. Rero nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe.